umenera inyama sibyo umenera inyama isiko nyibukije inyama zanjye ko Yesu yangiriye neza nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza oh yeah yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza nanjye yangiriye neza mwami wanjye Yesu arankunda arankunda nikeshe mpora nibingora cyane bikamvuna umutima ugacika intege amasakuzura amarira uburakari bwe n'ubw'akanya gato urukundo rwe rukazana ubugingo ahari kurira pararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga yangiriye neza yangiriye neza ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza nanjye mfite ibimenyetso. Shari bitese iki neza meze neza kareka nagatinzaniye turebe zana turebe usigaye zina guhaha cyane rwose Ora nahinduka yewe uva Yesu agira neza ko Yesu barashoboka shirene wabimenye ute ko ari byo nkunda wari ukibyibuka umva mbwira ubundi shiri hari ikintu kimwe umuntu ishyiramo kikamuzamo umaze kunyemeza ko ujya muri Yesu nibyo ukeneye nibyo wifuza nibyo ukunda byose bageze ngengera nkabitekereza nkabitemo no ko ari byo sawa umva merci biro utese shiri meze bien yego basi areba kazanye naryo harimo n'agafantaje bakabonye harimo n'agafanta mbega cyamo bimba n'uturi tumumbera ari ko nawe wangize igisamba yego nyine ndakimara ariko cyabambwira uha uwakunda kandi iyo uri muri Yesu byose birashoboka ntabwo uvuga ngo ubundi se mbere ababibarira gusa franga uzi ko ntabwo neza kuzana mu Rwanda tuvuye ahantu yanywereye 250 wenyine ibyo kujya bitarimo none konga bahaga 250 so kubiba kurya akabwa cyane kurya inkoko nshaka kunywa uzimitse nyango buriya mukoko nyimuka muha ibindi byo gutahana kandi ega buriya hari ikintu kimwe wankijije nshaka ngo nzagugaragaze ngo ushimire byanyabyo urumva hari ikintu wankijije buriya muri ngewe ngere ngo nzagugaragarize ko nyine ibyo wakoze muri wowe nawe ubona amatunda za gake uko uri muri Yesu nawe uzarambirwa shiri wawe mubaze umbwije ukuri ni nk'irihe jambo rigufasha muri Bibiliya shiri bambwira ngiye muri ngewe gusa maze kwakira ko Yesu ari umucunguzi ukumva n'umuntu ngomba kwemeza mu bibi no mu byiza kandi akamfasha rero nubwo nkiri mushyashya wenda gusa icyo nzi ngenderaho cyambere nuko Yesu ashobora byose rero wowe shiri wanjye bambwira ndagira ngo Bibiliya ndabona wowe urayitabira cyane kuko ko mbona hari impamvu zindi zituma ko nawe ntabwo nyanze cyane ndagira ngo nawe uzajya uyisoma ndayisoma nubwo ngiye kujya mu nzara ngo n'umwe gatariyani ubundi kwicare kumeze tsoma Bibiliya wari ugiye kumbwira ngo ndagira ngo ushakire umurongo mwiza nawe uzi uzajya umfasha ahantu hose tuzajya kantu kamaze ngo umurongo ngenderaho wume nawe nk'umuntu wavanye hariya hakurya muri Induba ukanzana muri Yesu Induba mu kimoteri uzi ko zigangenda nkumva neza nduzuye sigangenda biranagaragara sigangenda urumva sigangenda no kamaze se uriya mugabo ni wa wundi bagatabwa ngo n'umugabo wa mutamu rega nundi turatwiko reka nkwereke nguhe umurongo iyo bagiye kuvuga igitabo cyo muri Bibiliya yego basoma hano hejuru kavuga utenda ni muri Zekariya ndabona 2 umurongo wa 4 hanyuma umurongo wa 4 iki ni igice cya 4 okay kandi uri kuvuga ngo igice bavuga ngo ibindi Bibiliya no kuvuga ngo Bibiliya igizwe n'ibice byinshi ngo hano ni muri Zekariya igice cya 3 yenda ko nyine wowe wumva usoma bikeya eka dufate 3 sibyo bikorohera yego
gatatu byakunanira. Yaranganira. Zekariya kangahe? Gatatu. Haravuga ngo kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Tujya ku murongo wa 4. Marayika abwira bari bamuri imbere ati ni mu mwambure iyo myenda y'ibizinga, maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Urumva Imana imuvanga imyenda y'ibizinga ni ibyaha. Nuko nawe ubungu biri kugutunganya kukwambika imyenda ubushwambaga rwose irabutaye. Hano mama ekuzukunuzwe yari mwiza. Gambira wazaga wasenze wari mubi. Nanjye mbere nawe nibonaga. Nawe warabibonaga? Ntabwo nabibonaga. Mbere nasaga numva ko ahantu hose nizuye. Niba nabonye bebe hariya ni ibitangaza. Ako se ubundi ngiye sindi bebe. Cyera uri mwiza. Gusa ariko ubungubu none urushijeho kuba ko nari kubonaga mbere. Ubungubu rwose reka nkubaze akabazo kamwe. Iyo wazanaga biriya bibebi uri kuvuga nanjye ukambona wabonaga bimeze bite? Nyine urumva ko hari ikintu uvuze ngo ibizinga ngo kabihanagura akavana ibizinga n'imyenda hasi baravuga ngo amuhindurira imyambaro. Nanjye ngo tuvugana mbere nasaga nawe ahantu hose nageraga numvaga ko ntabwo ndiko gukora utaye mu rugo ahubwo nuze mu rugo ti madamu wanjye mu rugo. Waje ko ari nk'umukozi aho nageraga hose nibaga ko ahantu hose ngeze baby uwo mpwe nawe mwiza none barakora mwiza. Ese kuki utabonaga ko ngende ndi mwiza? Nabona gukora mwiza ariko ntashye nabwo rimwe na rimwe bose ntabwo bibuka ko ntashye n'inyama hano. Urantegereza hamagara sheri wanjye ngo naturye nka bati ndaje nyuma warambiwe sanze uri kurya muzi nakoze none umenera inyama sibyo umenera inyama ese nyibukije inyama zanjye ariko ntacyo icyo gihe ariko sheri wanjye ntabwo ari umunsi icyo gihe byabizinga byari kindiho ariko ubungubu sheri wanjye yo cyarushimwe ati umugabo wanjye yaraje ubu naraje mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza. Yangiriye neza sana. Ubu tuvugana jumenya ko ibimenyetso nyine akira ngo heho ashira wanjye babyose. Creative Salo iherereye hano Kimironko muri Rompuye ku muhanda ujye Kibagabaga. Tubafite services zikurikira: turogosha, turasuka amoko yose, uburyo uciyeho akubaza salo yagutunganyije, twigisha gusuka, dutanga amahugurwa aricyo bita stage mu ndimi z'amahanga. Hamagara Shema Mapasi kuri 0788 59 17 44. Erega abantu benshi bamaze kumenya ibanga wambaye neza agaragara neza. Murakaza neza muri Isanga muri Creative Salo.